Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Peace Joy TV. Aka ni akandi kanya keza kandi keza cyane. Uno munsi kuri kamera zacu za Peace Joy TV dufite umutumirwa. Uyu nta wundi ni umuvugabutumwa, ni umuntu ufite amateka meza ariko atari meza. Ni umuntu abantu benshi bakunda kwibazaho, ndetse ni umuntu abenshi bakunda kugira abantu bitwa ba role model cyangwa ab'icyitegererezo cyabo, abenshi bamugenderaho cyangwa bamureberaho. Uyu munsi rero dufite amahirwe kuba tumufite muri studio zacu za Peace Joy TV. Uyu nta wundi yitwa Niyonzima Theoneste. Niyonzima Theoneste, ikaze muri. Murakoze cyane, nishimiye ko mwatugiriye icyizere mukadutumira kugira ngo tubwire abantu imbaraga z'Imana, tubwire abantu ineza y'Imana. Mwakoze. Yes, ashimwe. Ahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi myinshi. Ya, turashima Imana, tubonye umwaka turangiza amahoro. Uriya mwaka wabaye umwaka mubi. Wabaye umwaka mubi ku bantu benshi. Cyane. Kuko harimo abantu bagiye baburamo ababo, harimo abantu bagiye bahura n'ibigeragezo bitandukanye. Ariko turangije uyu mwaka wa 2022, dutangira uwa 2023. Ukwezi kwa mbere kwanarangiye. Yego. Ariko hari n'abandi umwaka wabereye mwiza. Buriya ntago abantu bose umwaka wabera mubi. Hari abubera mwiza, hari abubera mubi, ariko bibaho mu buzima. Ya, nyine bibaho byose, ariko turashimira Imana ko yaturinze, nicyo nari ndi kuvuga. Umwami Imana kurinze neza. Ya, ndakubona umeze neza cyane, wambaye neza, uri smart kabisa. Murakoze. Kandi ndakubona ufite n'intwaro mu ntoki. Ubu nta n'icyaguhungabanya. Oya, jewe Bibiliya ndayikunda, niyo ndyamye ku musego. Ndyamana Bibiliya. Ndyamana Bibiliya kubera ko umusirikare, iyo ari umusirikare ari ku rugamba, aba agomba kugira intwaro kuko abazi ko ahanganye na duyi. Rero nanjye ngendana Bibiliya kenshi kugira ngo nawe uhangane na duyi. Yego. Twebwe abakirisitu, aduyi yacu ni ingabo za Satani ziturwanya, uba ugomba kwitwaza intwaro rero. Cyane. Mwakoze cyane. Urakoze nawe. Hanyuma se akabazo k'amatsiko, ubundi usengera he mu buzima busanzwe? Ya, ahubwo mbaza uti watangira utwibwira kugira ngo mpite nkomereza. Okay, nabyo nta kibazo, nta kibazo kabisa. Abantu badukurikiye kuri Peace Joy TV, nitwa Niyonzima Theoneste. Ndi umugabo nk'uko mubibona, ariko kuko mwene data yarabivuze, atangiye avuga ngo umugabo w'amateka atari meza. Doke ntabwo yabaye meza amateka yanjye, kuko ndaza kubaha ubuhamya, ni nacyo cyanzanye. Nitwaga mu minsi ishize umugore. Iri zina iyo mbwiye abantu ko nitwaga umugore, abantu benshi bambaza ibibazo byinshi. Ni gute wabaye umugore? Ese kuba umugore wahinduye igitsina kandi uri umugabo byagenze gute? Ntabwo ari uko igitsina cyahindutse, ahubwo barimpamagara bitewe n'amateka naciyemo. Nitwa rero Niyonzima Theoneste. Uyu munsi wa noneho nitwa umugabo, kuko burya umugabo n'ufite umugore. Ariko hari igihe cyagezeho, kubera ko nari umugabo nza gushaka, nshatse umugore, tumaranye iminsi ingana n'amezi 8, madamu aza gupfa. Hanyuma rero gupfusha umugore byari bihagije ko izina ryanjye rihinduka, kandi yasigiye uruhinja. Ibi ndaza kubirambura. Yasigiye uruhinja rw'ikiro n'amagarama 600. Twari tumaranye amezi 8, afite inda y'amezi 7 arabyara. Hanyuma rero impamvu nitwaga umugore, nuko nari mfite inshingano z'abagore, nasigaranye urwo ruhinja. Urumva rero ko amateka yanjye atabaye meza cyane nk'uko mwabivugaga. Nibyo rwose. Nitwa Theoneste Niyonzima, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, paruwasi ni iya Kabuga, hanyuma itorero ni irya Ndera. Yesu naduhana umugisha. Amina. Pole sana. Kandi ndimo ndabibona ko warangije kwiyakira. Nariyakiriye cyane ko iyo umuntu afite Imana muri we, n'ibindi byose biroroha cyane rwose. Hanyuma wenda ushobora kuturamburira wa mugani nk'uko wabitubwiye ku mateka yawe, kugira ngo abantu bamenye ukuntu wahinduriwe izina ukitwa umugore, noneho ubu ngubu ukaba warisubije izina ryawe rya kigabo. Ese ubwo buzima wabubayemo gute? Waciye muri ubwo buzima gute? Ese niki kintu cyagukomeje? Niki kintu cyaguteye imbaraga zo kuba wakora imirimo ya kigore kandi uri umugabo? Ibyo bintu byose ushobora kubituramburira kugira ngo abakurikiye Peace Joy TV bakomeze bumve ko bari kumwe n'umuntu urimo kubakomeza, urimo kubaha urugero rwiza nk'uko babikeneye umunsi ku wundi.
ndumva wakomeza ukaturamburira ubuhamya bwawe yego urakoze cyane. Reka mbanze nsenga Imana kuko rimwe na rimwe ntibinyorohera, hari amateka umuntu acamo yasubiramo kuyavuga, uretse ko burya kwibagirwa amateka nabyo ni icyaha, navuga ko ari n'ikosa rikomeye. niyo mpamvu ubona mu gihugu cyacu tudashobora kwibagirwa ibyatubayeho, tugira igihe cyo kwibuka abacu. Rero nanjye ntabwo nshobora kwibagirwa ibyambayeho, ariko kandi iyo umuntu ari kurepeta amateka kuyasubiramo rimwe na rimwe biragora. niyo mpamvu nari ngiye gusenga kugira ngo ninginge Imana ize kumfasha. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko ari wowe nyir'ibihe, tugize umugisha wo kuza kuri kamera za Peace Joy TV. Turagusabye ngo udushyigikire muri ubu buhamya ngiye gutanga, Mwuka Wera nshoboze, kandi sengeye ino TV umuntu wese uzakurikirana ubu buhamya uzambabarire Mwami, buzamuhindure. Niyo hahinduka abantu bose byanezeza umutima wanjye, kandi nushyigikire Mwuka Wera mfashe cyane, imbaraga z'Imana zibane nanjye, kwera ko Imana kube kuri jye uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Rero nitwa Toneste nk'uko nabivuze. Mwene data yaratubwiye ngo amateka yanjye ntabwo yabaye meza. Nibyo koko, ntabwo nagize amateka meza ashingiye ku mibereho nahuye nayo cyangwa se ku byandanze. Ndi umugabo uyu munsi wa none witwa umugabo, ariko kera ntabwo nitwaga umugabo. Mu myaka igeze muri 5 nabayemo abantu bamamagaraga umugore, kandi mu by'ukuri ntabwo kwitwa umugore numvaga ndi fiyeri wabyo, bitewe n'uko hari inshingano nari mfite zigendanye n'abagore. Kugira ngo nkumare amatsiko dukurikiye ku isi yose, ariko disi nanabasuhuze, mbonero gusuhuza abantu bose bakurikirana ino televiziyo Peace Joy TV. Hari abari muri Amerika, hari abari mu Burayi, Aziya na Oceania ndetse na za Europe. Mu yandi magambo umugabane wa Afurika wose, by'umwihariko abanyarwanda badukurikirana umunsi ku munsi, babwire ngo Imana ibahe umugisha. Ikindi nze no kubasaba, njya nkunda kugira ikintu cyitwa commitment, gukorera hamwe. Mba numva byaba byiza yuko nimba ushaka ko iterambere ryo mu buryo bw'umwuka ryaguka, cyangwa se hari icyo nawe wasangiza abandi, ndagusabye ukore subscribe, share na comment kuri iki kiganiro, hanyuma uraza kumenya imbaraga z'Imana. Kandi tubashimira iteka ko ibyo dukora kuri Peace Joy TV mubishima mukagaragaza comment. Imana ibahe umugisha. Nari ntangiye nshaka kubabwira ngo ndabashuhuje, ariko kandi si ukubasuhuza gusa, ahubwo ndashaka no kubaha ubuhamya. Ndashaka kubaha ubuhamya. Hano hari abagabo turi kumwe kuri kamera bafite amatwi bandebye cyane, bari kundeba cyane. Reka mbahe ubuhamya, rwose nicyo cyanzanye. Imana ibahe umugisha. Aha, Theoneste rero ubahagaze imbere cyangwa mukurikiranye mwese isi yose. Theoneste mvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, mu cyahoze ari perefegitura ya Butare, ubu ni akarere ka Huye. Hanyuma ndashimira Imana ko twavutse bikemera, Yesu akatubeshaho. Mvuka mu bana 12, data yari afite abagore 4. Hanyuma kubera ubuzima bwa data n'abo bagore bose baje kwirukana mama, tuva mu byacu turahunga, duhunga abagore ba mama. Turungutse rero turagaruka muri 94 amahano yagwiriye igihugu cyacu, mwese murayazi. Turangije turahunga nanone, ariko data wahita apfa. Duhunguka muri 98. Tugeze mu Rwanda, tugarutse mama watubyaye aratwiyonkora kubera ubuzima bubi twari turimo, araduta. Ubwo buzima bwaje gutuma rero bwo kuba turi imfubyi, mama dusize yaduta yatwiyonkoye. Mbibutse ko ababyeyi benshi hari igihe bagera mu bigeragezo kubera kutihanganira ibibazo n'ibigeragezo bahuye nabyo, bakiyonkora abana. Ndaguha urugero rumwe. Bibiliya kandi ivugaho umugabo bita Aburahamu yashatse Sara, bamara igihe batabyara, ariko bakagira umuja witwaga Hagari. Uyu Hagari ngo igihe kimwe Sara amubwira ko amusaba ko nibuze bo babyarana umwana. Barabyara, bamaze kubyarana umwana,
igihe kirekire gitambutse, imana izana icyo yabwiye aburahamu na isaka na sara purito. hanyuma babyara isaka. Isaka amaze kuvuka, igihe kigeze bari kumucutsa, biba ngombwa ko Hagari ngo n'umwana we bita Ishimayeli baseka. Sara ngo arababara, ngo Imana ibwira Aburahamu ngo icyo Sara avuga cyose ugikore. Hanyuma biba ngombwa ko rero amusenda. Ni ikintu ashakaga kugeraho, ngo aramwirukana aramusenda. Ngo amusenze, ngo amwirukana, ngo ajya ahantu mu butayu bwitwa Berisheba. Uzasoma Itangiriro 21:14, ngo azerera mu butayu. Ngo imvumba yari afite Aburahamu yamuhaye ngo ishiramwe amazi. Ngo arangije ngo arambika umwana aramwiyonkora. Donc nari nshatse kuvuga ngo hari igihe umuntu agera mu bigeragezo byinshi akaba yakwihakana Imana cyangwa se akiyonkora umwana yabyaye. Nizere ko munyumvishije. Ngo afata umwana yabyaye, uyu Hagari ngo aramwiyonkora, ngo aramuta ngo nkaho umuntu yarasa umwambi. Ngo amutaye rero ngo Imana imusangaho. Natwe rero byatubayeho, mama yaradutaye, amaze kuduta dusigara turi abana batoya, dusigara turi imfubyi. Ubuzima bwacu nta kintu bumaze, ubona turi mbese ari ubuzima bubabaje. Igihe kigeze nza gufata icyemezo, nza mu mujyi wa Kigali. Ngeze muri Kigali nta muntu nari masanze, nabaye mayibobo imyaka 8, turya imisigi, twatoraguraga puberi, ariko Yesu araturinda, Yesu aradukomeza. Nibutse abantu bose ko ubuzima bwose urimo, Imana niyo murengezi wawe, Imana izakugirira neza. Kugira ngo nihutishe ubwo buzima bwa mayibobo mbuvamo, nza kugira umugisha 2016 nkundana n'umukobwa witwaga Imakere Dusenge. Uyu mukobwa turakundana, tumaze gukundana, ariko yari afite ubumuga bwo kutagenda, yaracumbagiraga kubera ko Imana yaramukije kanseri. Yajyaga atanga ubuhamya nawe ukuntu Imana amukijije imugirira neza. Tuza guhurira ahantu rero mu giterane, ndamukunda nawe arankunda, dutangira umushinga w'ubukwe. Hanyuma dutangiye umushinga w'ubukwe, mu ijoro ryo kuwa gatanu bucya, madamu turi bukora ubukwe kuwa gatandatu, muri iryo joro baramuroga, bamuroza iwabo turamubura. Nahuye n'ibigeragezo byinshi, mwa abantu bankurikiye mwe, nahuye n'intambara nyinshi zitandukanye, ariko Yesu ajya avuga ngo mu ntambara zose urwana niwe murengezi kandi niwe mwungeri wawe, ntugaterwe ubwoba n'ibyo ucamo, Imana iragukunda, Imana irahari. Nza kubwira madamu, ndamubwira ati rero nubwo bakuroze, ihangane, wihangane dukora ubukwe, kuko baramuroze ava iwabo, baramubura, ndetse natwe turamubura. Njye nagiye gusaba saa 11 z'umugoroba, kubera yuko nibwo yagaruye ubwenge. Ndamubwira ati rero nubwo wenda bari bakuroze, ihangane dukora ubukwe. Kandi nawe arambwira ati ngaho rwose wihangane nawe, ntunkoze isoni, uze dukora ubukwe, kuko njye numvaga nabivuyemo. Ariko nongera ndamubwira ati ngaho komera, reka nze gusaba. Ndagenda ndasaba saa 11. Tumaze gusaba turagaruka tuza muri Kigali, kuko waba madamu hari Rwamagana. Turaza tugeze i Kigali turasezerana, nasezeranye saa 3 z'ijoro. Maze gusezerana rero turataha. Numvaga ubwo shatse umugore ko ubuzima bwiza butangiye, ahubwo nubwo nari ntangiye ubuzima bw'imibabaro. Numvaga ko ubuzima bwa mayibobo bwarangiye, nkumva ko ubwo niboneye umugore ko nta kibazo. Nibutse abantu badukurikiye ko uyu munsi wa none ufite akazi ntibivuze ko utageragezwa, ko uyu munsi wa none ufite urugo ntibivuze ko utahura n'ibigeragezo byinshi. Reka ngusabe, mu ntambaro urwana nazo, mu bigeragezo uhura nabyo, jya wihangana. Imana ishimwe. Ndashaka kuza kubwira abantu ikintu cyitwa kwihangana, hanyuma n'abasengeri. Theoneste mwumva kandi muri kureba kuri kamera za Peace Joy TV, ndagira ngo mbahumurize bantu mudukurikira umunsi ku munsi, babwira ngo nta kigeragezo kitari rusange, ahubwo hamwe nitukigerageza Imana iducira kanzu. Niko Paulo yavuze. Imana nishimwe. Haleluya. Ndumva ntangiye gufashwa n'ijambo ry'Imana. Mu mateka yanjye wundi nitwa No Stress, nta bintu byinshi njya ngira muri gihe bimbabaza, bimpangayikisha. Nkunda gutanga ubuhamya, ariko nkanagaruka kugira ngo abantu badakomereka cyane, kuko ubuhamya bwanjye abantu benshi barakomereka, kubera ko baba bufite buremereye cyane kubwumva. Nari mvuze ngo twaratashye rero tumaze gukora ubukwe bwa saa 3 z'ijoro.
tugeze mu rugo tumaze icyumweru, madamu atangira kujya yikubita hasi, yaba agiye mu bwiherero nkasanga yaguye aho, yicaye aho, nkaterura nkajya kuryamisha, yaba yagiye muri dushe nkagira ngo umuntu azagaruka. Bavandimwe muraza kumfasha iyo ndi gutanga ubuhamya, nubwo imyaka iciyemo, ariko ubuhamya mpita nibuka ibyambayeho, rimwe na rimwe nkakomereka, ariko hamwe n'imbaraga z'Imana nasenze Imana ndanyisaba ngo uze kumfasha, kandi nawe gufasha ukomere, ubuhamya bukubake, bugira aho bugukura naho bugushyitsa mu izina rya Yesu. Haleluya. Njya nibuka rimwe ngeze kunyerera yikubita hasi, kandi afite inda y'amezi 2, ndavuga ngo ariko Mana, ubu ni rwo rugo wanyubakiye, none se Uwiteka we ko wampaye urugo, ni ibi nibyo bigeragezo? Hari abantu rero bazi ko mu rugo hatabamo ibigeragezo, ukabona abahungu n'abakobwa bashindukiye ingo. Reka mbabwire ngo ni byiza iyo ngeze zambwira abasore batarashaka, murakaza neza mu bushorishori bw'urugo, ariko icyo muhamagariwe muzakimenyeshwa muhageze mwa bakobwa mwe. Ariko simbatera ubwoba nanone, kubera ko ibyambayeho ntabwo nawe byakubaho, ariko kandi urugo rusaba kwihangana. Theoneste rero mpora n'izo ntambara z'urugo, ngwana urugamba, madamu akajya ahora mu burwayi, rimwe na rimwe akikubita hasi, rimwe na rimwe ahura n'ibigeragezo. Indi ifite amezi rero 2 nibwo yikubise hasi, indi ishaka kuvamo, ariko Yesu arambwira ngo ntabwo izavamo. Inda imaze kugera mu mezi 7, bya bintu biragaruka bimukubita hasi. Donc bwa burozi bamutereje, bya bintu bamutereje ari umukobwa kugira ngo tudasezerana, nibyo bintu twarwanaga nabyo. Abantu benshi bakambaza ngo se ahangaha iyo mageze, mbwira abantu nkababwira ngo gusenga Imana ijya yemera ko bitugeraho twanasenze. Ntugire ngo kuba wasenga cyane byakuraho umugambi w'Imana. Hari ibintu bijya byemera ko bitugeraho. Urugero rumwe muri Bibiliya ni umugabo bita Lazaro, yari inshuti ya Yesu. Lazaro ngo yarapfuye, umunsi wa mbere ajya mu mva, umunsi wa kabiri aranuka, wa gatatu aranuka. Yesu yari afite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yamuzura akiyerekana, ariko kwari ukugira ngo agaragaze imirimo. Hanyuma Mariya na Marita barasanga Yesu, baramubwira ngo iyo uza kuba uhari ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Arababwira ngo erega indwara arwaye ntabwo ariyo kumwica, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Kubera iki? Yesu yagira ngo yerekane imbaraga ze. Reka nkubwire ko ijya yemera bikanuka. Nshuti yanjye, jya yemera ukaca mu bigeragezo, jya yemera bakagukubita, ufite umugabo akagukubita, ufite umugabo akaguta, mukanakora divorce. Nabyo bijya bibaho ko wakora divorce ukoze ubukwe, birashoboka, ariko jya wihangana. Birashoboka ko wamara igihe kirekire nta muntu ugira mu muryango, baragutaye. Bijya bibaho ukaba ufite umuryango w'abakire ntagire ukureba, bijya bibaho. Birashoboka ko umuntu mushobora kuba muri inshuti akaba afite amafaranga, akabaho neza, wowe ugakena kandi muri inshuti, ntaguhe n'igiceri cy'icumi. Reka ngusabe nkubwira ngo ihangane mu kigeragezo urimo cyose, Imana nigukomeza. Jya uba umuntu ukomere. Nanjye byambayeho ibi, ndabikubwira nshingiye ku byambayeho. Imiryango yari ihari, bavandimwe bari bahari. Hanyuma madamu rero indi imigeze mu mezi 7, bya bintu biragaruka bimukubita hasi, ajya kubyara umwana utagejeje igihe. Abyara umwana uperimetri 1 n'amagarama 600. Byari bihagije ko bamushyira muri kuveze. Yinjira muri kuveze, ariko arwara uburwayi butatu ushaka kubwira abantu. Nshuti yanjye, bijya bishoboka nanone ko ushobora kurwara ukaba mu bigeragezo byinshi. Madamu arangije amaze kumubyara ahita arwara uburwayi bukomeye, arava cyane, bamutera ibishashi 6 by'amaraso, yanga gukama, indi ihita izamo amazi menshi, inda yenda kubastinga, aba no kuri oxygene. Nanjye wabirebaga nk'umugabo we, nibazaga ibyambayeho, nkavuga ngo ariko si Imana, ibi bintu noneho ko mbona umugore bimeze nabi, arabyaye asigiye agahinja, none aranarwaye. Mpamagara imiryango mbura n'umwe, mbura n'uwangeraho. Hanyuma rero ntangira ishuri rikomeye gutya. Aha niho rero natangiriye kuba umugore, niho namenye ko abagore, burya abagore muri abana beza, aho muva mukagera. Abagore Imana izabaho ijuru, abagore Imana izabaho ijuru, Imana izabaho ijuru muri intwari. Nibwo
bahise bamatarasiferi, madamu yabyara Kibagabaga, bamatarasiferi mujyana CHK kubera ubwo burwayi. Nkajya mva CHK kuri madamu mbibutse ko yari jyenyine, nta wundi muntu wari uhari, imiryango ntacyo yigeze imarira, nubwo bari bahari kwa data bukwe nta wigeze aza, habe nuje kundeba ukwigemurira madamu. Nijye nabikoraga, nkateka, nkajya CHK nkasigira madamu icyo kurya n'igikoma, nkahita ngaruka Kibagabaga. Donc naracanganyukiye mu bwonko, ubuzima bwanjye butagira ishusho. Iyo nibutse ubuzima bwambayeho numva ngiye kure, ariko Uwiteka ahimbazwe yankomereje umutima. Imana nishimwe. Kwari ukugira ngo nkubwire ngo bijya bibaho ko umuntu aca mu bigeragezo. Nshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri Peace Joy TV, mbabwire ngo Imana niyo nyiramahoro, kandi aba bantu batekereje gushyiraho ino channel, uno murongo wo kubwira abantu ko Imana ifite amahoro, mbabwire ngo Imana igufitiye amahoro nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndaza gusoza mbwira abantu imbaraga z'Imana, mbabwira ineza yayo. Ubwo buzima rero mbucamo, madamu rero arajya muri CHK, nkajya ngaruka Kibagabaga, abaganga bakambwira ngo ni nambarega mpanagura agahinja. Donc ntangira ishuri ry'abamama, ntangira kwiga kuna abagore. Ubundi uruhinja niho natangiye kubyiga. Ku ruhinja rwavutse batarwoza bararuhanagura, ntabyo narinzi. Urumva nari ntangisha ingano z'abagore. Nkajya akana nkagaterura, abaganga bakambwira ati rero kwera ko umugore wawe adahari, kandi buri umwana kugira ngo akure neza nuko aba mu gituza cya nyina. None madamu wawe vuga ari CHK, jya wiyambura igice cyo hejuru aho bita muri heka, nkiyambura igice cyo hejuru. Ubwo nasize madamu CHK, nkamutererana, nkamusiga, nkamuta mu maboko y'abaganga n'Imana, nkagaruka hanyuma kuri kagahinja. Abaganga bakambwira ati niyambure hejuru kagahinja, nkafate nkakura muri kuveze, hanyuma nkiyubikeho nge kumve ubushyuhe bwa nyina, aho nyina atari, mbari jyewe nkora inshingano. Urumva deja nari ntangiye gukora inshingano z'abagore. Mu ijoro ryo kuri 27 z'ukwezi kwa gatatu, hari saa 6 z'ijoro, abaganga barampamagara bambwira ngo madamu washizemo umwuka, madamu arapfa. Pfusha umugore tumaranye amezi 8 gusa, arabyara, maze kubyara ahita apfa. Ntabwo rero nitseze ko napfusha umugore mu gihe kingana gutyo cyonyine. Nshuti muvandimwe nkurikiye, hari ibintu bikubaho utari witeze. Ariko Yesu ni umwami, hari ibintu bijya bitubaho tutari twiteze. Ukadepoza uzi kuzabona akazi nk'abandi, ukabona bagukuyemo. Ukaba ufite dokima rwose waranize nta kibazo, ariko ukabona ibintu byose biri kwanga. Nababwiye ngo muri hangana, iyo ndi gutanga ubuhamya mitangira ikiniga cyane kubera ko hari ibintu byinshi nibuka byagiye bimbaho. Ariko Yesu ni umwami. Haleluya. Imana ifite imbabazi, Imana iradukunda. Arapfa, amaze gupfa mbwira Imana ngo nta soni ugira. Iyaba ari jyewe ujyana, kuki umugore apfuye waramuhaye amabere, jyewe nkaba ndi umugabo ntagira amabere. Nibutse abantu badukurikiye ko Imana itagira isoni. Ntabwo Imana ifite isoni zo kwitwa Imana. Hanyuma mba mu buzima bugoranye, umugore amaze gupfa, ndabwira ngo nta soni ugira. Uyu mwana nzamwonkesha iki? Kusigiye uruhinja kandi madamu yari afite amabere akaba apfuye. Urumva nkoreye ibintu byiza. Ndarira, ndababara, nicara CHK, mvuza induru, mpamagara abantu bose twari kumwe, ndababwira ngo nimuze mbabwire, ndababwira ngo Imana irabeshya, ndayituka, ndababwira ngo Imana ni ingome. Bantu mudukurikiye, reka mbabwira ngo mukomere, si mwebwe mufite ibigeragezo mwenyine. Ndababwira ngo Imana irambeshya, yarambwiye ngo izamura urugo rwiza, none umugore dutumaranye n'umwaka arapfuye. Reka nibutse abantu bose bashatse mukomerere mu ngo. Birashoboka ko umugabo mutabana neza, ariko komera. Hangane. Yego, mwakoze kuntumira. Ubundi buhamya numva ndakishaka kubutanga kubera impamvu nibuka amateka yanjye nkajya kure, ariko mbwira abantu bakomere.
ibigeragezo bijya bibaho, ariko gupfakara cyo kirakomera. Gupfusha umugore kandi akagusigira inshingano. Aha, Yesu ni mwiza, haleluya, Imana ishimwe. Aratabaruka rero, ntuka Imana sehashika, ndavanga Imana n'ingome. Nkata abantu twari kumwe ndirukanka, abantu bazi sehashika ahahoze Oreforo, njyewe njya mu muhanda ngo nibuze ndebe ko imodoka ari yangonga mbura nimwe. Shaka nuko nibuze moto yangonga mbura nimwe. Imana irabifata byose. Hanyuma abantu banyirukaho baramfata, njyana madamu muri moruge rero, hanyuma ndakomera. Imana iramfasha nshyingura madamu. Maze gushyingura, umunsi nashyinguye madamu ntazibagirwa, hari abantu, hari n'imiryango, no kwa data bukwe bahari n'abandi, nta muwe bigeze banje bavuga ati basi reka tumuruhure, basi tuba ari twe tumusimbura kuri rwa ruhinja amaranye iminsi. Barantereranye, abari jyewe mpita nsubira mu bitaro Kibagabaga, ndarangaramye nanone. Aha niho nize ishuri ry'abagore. Mfusha umugore njya kurara mu bitaro bya Kibagabaga, aho madamu yaransigiye inshingano. Nuko nubaha wundi, hari umubyeyi nubaha ukomeye cyane, yasabye ko nabaho ubuhamya, ariko ubundi singitanga ubuhamya cyane kuko nibuka amateka bikajyana kure, ariko ndacyari intwari, ndakomeye. Ejo ngira channel yitwa Bigerezo TV, nasohoye icyigisho kivuga ngo kuba intwari si amagambo, biraharanirwa. Kuba intwari ni ugukomera mu bigeragezo kandi ukihangana. Imana ishimwe, Yesu nashimwe, ako mwanyikirije, haleluya, amen. Mwagiye kure, nimuhumure, Yesu arahari. Ndabona hano abantu, ako kamera makombo ndamwagize ubwoba, marira yaje namwe. Oya nimukomere, erega turacyari mu isi, ntabwo turi mu ijuru. Bibutse ko tutari mu ijuru. Hari abantu benshi bavuga ngo muri Amerika, ngo umuntu avuye muri Afurika akajya muri Amerika, ngo cyangwa za Burayi, ngo ni heza. Yes, ni heza, ariko naho si mu ijuru. Birashoboka ko ubuzima ubayemo, erega hose ni mu isi, ahantu hose ni mu isi. Naho bageragezwa, sinzi, wenda sindagerayo, ariko naho haba ibigeragezo. Ntekereza ko haba ibigeragezo, ariyo mpamvu numva nshaka kubwira abantu bose banyumva, mukomere, nta kigeragezo kitari rusange. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, ahubwo hamwe n'ibitugerageza Imana iducira akanzu. Nihutishe rero, ndara mu bitaro rero, mwibutse ko napfushije madamu, namushyinguye, mpita ngaruka nkajya ndara rero kwa muganga, hararangaramye, nkibikaho urwo ruhinja rumaze kugira ibiro 2 n'amagarama 800. Mu Kibagabaga baransezerera, ndataha mfata inshingano z'abagore. Sinzibagirwa umunsi umwe, umwana yararize yanga guhora, bukembaza abagore bagenzi banjye, ndababaza ngo kwa kana kari kurira, karaye karira niki, byatewe niki? Barambwira ati rero umwamvu umwana arira buriya ni icyo munda. Wasanga ari icyo munda, icyo munda rero ntabwo narenze ibyo ari byo. Hanyuma barambwira ati tujye gushaka agati bitwa bambuwa, niko uha umwana agakira. Turagashaka, turakabona, hanyuma umwana turamuha, arangije arasinzira. Nanjye iryo joro ndasinzira, najyaga muheka. Bavandimwe, reba ruwariraye, nahinze kubwo mvuye mu buzima bwa mayibobo, nkishakira umugore, numvaga ko ubuzima bwiza butangiye, ahubwo nibwo nari ntangiye ubuzima bw'imibabaro. Ndapfakara rero, kandi sigara inshingano z'abagore. Aha niryo rya zina ryavuye, kuko nahekaga uruhinja. Ubu nzi kuranjika, ibintu byose bijyanye n'abana ndabizi. Ngayo nguko rero, nyuma y'igihe kirekire, Imana ibonye ko ari ngombwa, napfakaye ndi mutoya, imyaka igeze muri 5, nibana mbana n'uruhinja, ariko ndwana urugamba rwo gukiranuka, nirinda ibyaha, nirinda gusambana. Iyo wahuye n'ibigeragezo ukajya mu byaha, nukuri Imana irakwirengagiza ikakureka. Ariko urwanya urugamba rwiza, ugakiranuka, ukirinda icyaha mu bigeragezo urimo, ukarwana intambara nziza yo kwera no gukiranuka, Imana irakwibuka. Nanjye byambayeho, nabonye ukuboko kw'Imana. Imana irambwira ngo warakiranutse mwana wanjye, reka ngushumbushe.
yankoreye ubukwe bwiza ejo bundi, yanyicaje muri vewiti data na mama baticayemo, Imana iranshumbusha, nakoze ubukwe butarimo siterese, bwa bundi bwasaga nk'ubwapfuye ntabwo bwo bwangiye gupfa. Nakoze ubukwe ku manywa saa 8, nari mfite TXL zirenga 3, nari mfite vewiti imwe nicayemo nk'umugeni. Ibi ndakubwira ko ari imbaraga z'Imana, ntabwo ari jyewe Theoneste, ntacyo nari mfite, ariko Imana yakoze ikintu gikomeye. Yesu rero yarakoze. Nshobora kubwira abantu ibyo bintu bakumva ni ibintu bisanzwe, ariko ku bwanjye nabiha agaciro. Imana yaranshumbishije, ufite undi mugore n'abana, nyuma y'igihe kirekire mfakaye, Imana yaramfashije. Sinzi, ndabona kameramani ashaka igihe cyambaza. Hanyuma muri make navuze mu samari, Imana nimfasha nzaza turambure, nitubagira umugisha tuzagaruka. Ndumva hari icyo mwambaza. Murakoze. Wenda mu by'ukuri umuntu akurikiranye ubuhamya bwawe ni gake cyane ashobora kwihangana, kubera yuko ni ubuhamya burebure kandi bufite igisobanuro gikomeye cyane. Icya mbere cyo ni gake cyane ubona umuntu ufite urukundo rungana gutyo kuba vuga ati reka njye gushaka, ugashaka imbaraga zo gushaka umuntu ubana n'ubumuga kandi nawe uvuye mu buzima bwa mayibobo. Ibyo bintu wabihuje ute, wabifashe ute, wabyakiriye ute? Ahambwira abantu benshi bihuta gushaka, mujye mubanza mukunde. Cyane nibwo bwa mbere nize gukunda. Uyu mukobwa namukundiye ko ari umukirisitu, yari afite impano y'ubuhanzi, yari umuhanzikazi. Twahuriye ahantu mu giterane, nataratikwa cyangwa se fatwa n'ikiriri cy'urukundo shingiye ukuntu nabonaga buri abantu twese tugira amarangamutima. Burya gukunda biterwa rimwe na rimwe n'amarangamutima. Hari igihe ureba umuntu imiterere ye ukagira amarangamutima, cyangwa se wareba ibikorwa by'umuntu runaka ukaba ari cyo umukundira mukabana. Burya nta muntu ukunda umuntu ntacyo amuciye. Njyewe namukundiye impano yari afite, kuririmba, ko ari umukozi w'Imana, azi kubwiriza, emwe yari n'umuhanuzi. Ibyo rero ntitaye ko yacumbagiraga, ntitaye ubuzima nari ndimo, musaba urukundo ararunyemerera, cyane ko ntabwo ari jye nari muterese jyenyine, hari n'abandi, ariko byari mu mugambi w'Imana. Hari n'abandi pe, yari umugore mwiza, hari n'abandi bamuteretaga ariko arabanga bari jye wakunda. Mbishimira Imana, nicyo cyatumye mukunda. Namukundiye ko yari umukozi w'Imana kandi nanjye nkorera Imana. Ndavuga ngo Imana nidushoboza ikaduhuza, ubwami bw'Imana buzakomeza kwagurikira muri twebwe. Nicyo cyabiteye. Hanyuma wenda nkubashije ikindi, ubu umwana agejeje imyaka ingahe? Umwana afite imyaka 5, ari kukabaka 6. Ahubwo ndatumira abantu kuri 25 z'ukwa gatatu, ejo bundi azaba yigije imyaka 6. Azakora anniversaire 25 z'ukwa gatatu. Urumva azaba yujuje imyaka 5, priti 6, kuko yavutse muri 2017 mu kwa gatatu 25. Ndumva rero ariho, ariko rero nkagarukeho ageze imyaka 2 nawe umve ko Imana itagira isoni, nawe aracumbagira uko nyina yagendaga. Yamunzwe igufwa, Imana yemeye amunga igufwa ry'ukuguru. Doke igufwa rye ni deforme umwana ryariteye, ntiwambaza uko byagenze, nimba ari kuveze yabiteye, nimba ari iki, ntabwo mbizi, sinabisobanukirwa, bizwi n'Imana. Ubu abana nawe n'ubumuga, agenda nk'uko nyina yagendaga. Buri mezi 6 njyaririma gukoresha urukweto rugura 85, ngiririma niho rukorerwa. Uba afite urukweto yambara kugira ngo umugongo utazahetama akaba nk'umuheto. Yego, ariko nubwo bimeze gutya, ariko ariho yabayeho. Ni umukobwa cyangwa ni umuhungu? Oya, ni umuhungu. Nagahungu gasa na se. Nagahungu gasa na se. Ni iby'agaciro cyane, ni iby'agaciro cyane. Uno munsi ni iki kintu wumva ufite, cyangwa ni iyihe mpamba wumva ufite ikomeye cyane ushobora guhereza abantu bakurikiye Peace Joy TV ndetse n'abandi bagukurikiye mu buzima busanzwe? Ni iki kintu ushobora kubabwira gishobora kubahumuriza umutima? Kuko abantu bafite ibibazo ni benshi kandi babigendana, babigumana, bafite ukuntu babifunga n'iki byose. Ni iki kintu wowe uno munsi wabaha nk'impamba?
nta kindi nk'umukozi w'Imana muvugabutumwa reka mbafashishe rino jambo riri mu Maganya Yeremiya igice cya 3 murongo 31 ntabwo ndi butindeyo. Nk'uko wari ubisabye reka tufate akanya dusomera ijambo. Nkunda ijambo ry'Imana. Amaganya Yeremiya igice cya 3:31 aravuze ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana ishimwe. Ni iri jambo numvaga nashaka gufashisha abantu rivuga ngo biba ariko siko bizahora. Bijya bishoboka ko waca muri ubwo buzima, ntabwo Uwiteka anezezwa nuko ukomeza kurira. Oya, Imana iragukunda. Ntabwo Uwiteka anezezwa nuko uhora mu buzima bwo gupfakara cyangwa bwo gupfusha. Ntabwo Uwiteka anezezwa nuko ubura urubyaro igihe kirekire. Oya, ntabwo Imana inezezwa no gutera abantu agahinda cyangwa ko yahora ibababaza iteka. Iravuze ngo izagera igihe bagirira ibambi. Kanifuriza umuntu wese warunkurikiye Imana ikugirira ibambi. Uyu mwaka utangiye, uku kwezi kwa kabiri, Imana ikugirira ibambe kuzarinda umwaka urangira. Hanyuma nibutsa abantu bose badukurikiye, badukunda, batwumva umunsi ku munsi, mbabwire ngo nimukomere, mutunge kwihangana, mbasabe mugire indangagaciro yitwa kwihangana. Iyamfashije nkihangana ikanshumbusha umugara wa kabiri, nawe nigufashe kandi mu bintwari, mu abantu bakomeye. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka abahire, kandi tuzajyane mu bwami bw'Imana. Murakoze. Wenda turimo gusoza, ndashaka kugira ngo umbwire hari ikibazo kimwe cyangwa bibiri wenda nshobora kuba mfite kuri abahanuzi b'iki gihe. Abahanuzi b'iki gihe wenda sinjyemo imbere cyane, ngewe nkwibarize wowe, abahanuzi b'iki gihe urababona gute? Ni iyindi topic twaba dufashe, ariko wadusigira agakeregeshwa kasigo hari ikintu tubwiye. Ku bahanuzi b'iki gihe rero mbona cyane, ndavuga kubo mbona kuri za social media, cya kabiri nabo duhura nabo. Turi mu gihe kigoye, aho Yesu yavuze ngo muri icyo gihe bazigwizaho abigisha bahuye n'irari ryabo. Abahanuzi b'iyi minsi bari kurahanura cyangwa se bari gukora bitewe n'ubuzima bwacanze abantu, bari guhanura mu marangamutima. Benshi mbona ari amarangamutima bahanuriramo. Kubera iki? Kugira ngo babone indamu, cyangwa se birirwa babeshya bayobya intore z'Imana. Donc ubona ko abenshi ni ukuri kw'Imana, ntabwo mbashebeje, ariko abenshi ubona atari abakozi b'Imana. Nimba umuntu yihandagaza akajya hariya kuri social media kuvuga ngo ibyo manuye nibidasohora nzahita ncuruza akabare, nzaba indaya, nzashinga rogi, ibintu nk'ibyo, usanga afashe rya zina ry'Uwiteka n'izina ry'abahanuzi b'ukuri akaryangiza. No kubona Satani afite amayeri na strategy nyinshi zo gusebya izina ry'Imana ariko aciye mu bahanuzi. Icyo kintu nacyo mukimenye. Satani afite amayeri. Nibutse abantu badukurikiye, Satani afite amayeri menshi kandi mabi yo gusebya no kwangisha umurimo w'Imana, abantu b'Imana, ashingiye cyangwa aciye mu bahanuzi. Bati rero kubera ko bavuga ko bavugana n'Imana, reka mbaceho mbashyiremo umwuka w'ibinyoma, bashyiremo umwuka wo kuyobya abantu b'Imana. Nibarangiza n'uvuga ko avuga Imana neza, ari umukozi w'Imana, bakurebere mu isura. Nimba mvuze ijambo ry'Imana, avuga ati nuriya ni nk'ababandi. Donc ijambo ry'Imana kuryumva, abantu benshi ntibakiryoherwa n'ijambo. Ntabwo ijambo ry'Imana ntikibaryohera. Kubera iki? Dufite abavugabutumwa, abahanuzi batandukanye bagiye bicuye umurimo w'Imana, bajya ku mashusho media, bajya cyane abadiaspora, bakajya babapfunyikira. Ari umuntu waritse kumamagara, arambwira ngo mbwira uyu mukozi w'Imana witwa ko ari umukozi w'Imana, yaramamagaye arambwira ngo kugira ngo musengere ngo nimbanze nanga igitambo cya miliyoni. Igitambo cya miliyoni yaruhiye muri Amerika, arayiguha koko. Kwira ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubuntu. Izi mpano muri gucuruza nshuti bavandimwe, ko Imana ivuga ngo mutangire ubuntu, cyakora byarananiye ibintu byo gupfunyika. So kwiyemera mu nkurikiye rwose pe, ntabyo nzi,
ndanemera nkaba mu bukene bwanjye, ariko nakoze ibintu byo guteka umutwe ngo ngutekere abantu ngo tanga igitambo. Rero iyo ukubitanye n'umuntu umeze nk'uwo, ahita avuga ati niyo wakwigisha ijuru rikamanuka umeze nka ba bandi. Urumva deja umurimo w'Imana wangijwe n'abitwa ko ari abahanuzi, ariko nabo sibo. Abahanuzi b'iki minsi Satani yarabinjiriye, ariko afite umugambi wo kugira ngo ayobye abantu, ijambo ry'Imana ntirivugwe n'ubuhanuzi nyabwo. N'ubwumvise ntavuga ko ari ubuhanuzi. Nk'ubu ushobora kurwana ngo bati Imana iravuze ngo Imana ikwimuye aha hantu utuye, ni heza pe. Kubikubwira mbona uba mu nzu y'amakaro, uba ahantu heza, ntabwo wabyumva. Tuvuga ati n'ubundi barabivuze kandi n'ubundi Imana nyine ni uko izabikora, ugahita ubifata nk'ibintu biri normal. Kandi mu by'ukuri njye mvugishijwe n'Imana nyayo, ahubwo ikibazo ni ukumenya muri iyi minsi umuhanuzi nyawe nindi. Yego. Wenda reka ngire ikindi kintu nkubaza, ariko sinzi nimba biri buze kukorohera, ariko wenda nakubaza, mu bakozi b'Imana bose mwahuye, mu bakozi b'Imana bose uzi, ninde mukozi w'Imana ujya ugufasha cyangwa navuga w'icyitegererezo kuri we cyangwa role model wawe, ninde? Aho hatazamo amarangamutima menshi ishingiye kuwo nkunda, n'abandi bose ndabakunda, ariko hari umugabo umwe muri iki gihugu nkunda, kandi ikintu mukundira agira ukuri muri we. Yitwa Baptiste Gahamanyi Jean Baptiste. Ni umupapa, ni umuvugabutumwa w'Imuhanga, aranazwi cyane ku mashusho media. Ni nawe yambariye pare, ariko ushobora kumuvuga gutyo ukagira ngo ni amakabya nkuru cyangwa ni iki. Ni umugabo utapfa kubona cyane avuga ibintu nk'ibyo abandi bavuga, donc ibintu bye bitwara gake. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, agira ijambo ry'Imana ryinshi muri we, kandi atunze impano yo kwihangana muri we. Yabaye role model wanjye gute? Twigana, twaraniganye segonderi, ni nawe nyigisha ijambo ry'Imana. Yego. Twigane yabaga uwa nyuma mu ikigo cyose, imyaka igeze muri 3 abo uwa nyuma, ariko agakorera Imana akanasenga. Imana iza kumubwira ngo izaba rihereye inyuma. Imana imuha diplome kubwo gusenga no gukiranuka. Wari uwa nyuma abona diplome ya mbere mu kigo. Hari yaratunze kwihangana muri we. Donc Imana izamfashe, nzaguhuza nawe azabaho ubuhamya. Yego. Wabo ni Muhanga, nzakoresha buryo ki nibinkundira mu guhamagarira. Yego. Cyangwa abakunda gukurikira Zaburi nshya. Nejo bundi yakoze impanuka Imana iramurokora. Donc yitwa Gahamanyi Jean Baptiste. Ni ukuri kwiyera, agira ijambo ryiza nkunda, kandi n'abantu benshi baramukurikirana. Uwo ni umwe. Undi mugabo nkunda cyane bamwita Uwambaje n'umupasitoro nkunda. So muri makeya rero abakozi Imana ni benshi, ariko hari umuntu rwose ugusindagiza mu rugendo, n'abandi bagiye batandukanye. Imana igenda ibaha umugisha, kandi ndabakunda muri rusange, ndumva nabashimira. Akabazo ka nyuma, kubera iki urumva nkanjye ntago twari tukuzi, ariko umuntu wakutubwiye ntago aba mu Rwanda. Yego. Ntago aba mu Rwanda, ariko arakuzi. Ni ukuvuga akuzi cyane, azi n'amateka yawe, azi na history yawe yose, mbese ubu buhamya bwose ashobora kuba wenda we abuzi. Nkibaza uwo muntu wagize icyo gihe cyo gushaka kumenya ayo mateka yawe, akagira igihe cyo kumva yuko agomba no kuturangira natwe tukaza wenda kuganira nawe. Hari ikintu mwaba mupfana wenda nago sinzi. Uyu mubyeyi icyo dupana ni kimwe, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri, ariko icyo dupana njye mwita umubyeyi wacu twese. Ni umubyeyi, ni umukozi w'Imana, yitwa Solange Habineza. Umutware we ni Bishop Habineza Jean Claude. Rero
twahujwe na Yesu, icyo dupfana kimwe gikomeye ni amaraso ya Yesu. Haleluya. Tuburiye ku maraso ya Yesu kandi tunamusuhuze, dusuhuza abanyamerika aho bari hose. Arabana n'uwo mubyeyi yitwa Solange Habineza, nawe ni pasiteri ariko. Yes, ni reverend nari kukageraho. Hey, Ni reverend okay. pastor. Ni reverend Habineza Solange. Tuvuge ngo Imana iguhe umugisha. Ubu buhamya bwanjye yanumiye agira igicaniro gihoraho, bakita igicaniro gihoraho, dusenga ku cyo bita Google Mute. Hanyuma yanyumvise ndi gutanga ubuhamya kuri Afurimax TV. Urumva ibintu bya social media abantu benshi baba bakuzi kubera ko isi yose barakumenya. Hanyuma baza kuntumira, icyo gihe ndaza, maze kugera ku rubuga ntangaho ubuhamya, rero arankunda, none namwe yamuje namwe. Urumva rero ko inshuti gusiga indi nshuti, ariko byari binakwiye ko abantu dukundana, byari bikwiye ko dukundana. Waba ufite inshuti yawe ukabwira mugenzi wawe akakundana n'inshuti yawe, inshuti y'inshuti yawe ari inshuti yawe. Burya namwe ubwo twakundanye kabisa, twishimye kandi twakwishimiye, twishimye kandi twakwishimiye. Ndagira ngo nongere nguhe ikaze ikindi gihe icyo ari cyo cyose tuzagukenera, cyangwa nta nubwo ari igihe icyo ari cyo cyose tuzagukenera, kuko tuzahora tugukeneye. Muzana dusure mu rugo, ahubwo urumva narapfakaye, ariko ubu ntiwagenda amatsiko yo kureba uwo mwana cyangwa se madamu wanjye, mwaza no mu rugo mukanadusura, mukahareba, mukanareba madamu. Wagize ngo sibyo tugiye gukora? Ndaje kabisa, munyitegure. Murakoze cyane. So ndagira ngo rero nk'umuvugabutumwa, nk'umuntu twagiriyeho umugisha, nk'umuntu ufite byinshi azi ku bantu bashobora kuba bahura n'inzitizi, imbogamizi ndetse n'ibintu byinshi bibi, ndagira ngo udufashe uyu munsi. Icya mbere cyo, televiziyo yacu wayihesheje umugisha, ariko wongere uyiheshe umugisha. Hanyuma ikindi, ugerageze kuduha ijambo cyangwa kudusengera kugira ngo dusoze iki kiganiro, ariko nanone twongera kugutumira isaha iyo ari yo yose, umunsi uwo ari wo wose uzumva ko kuganira natwe ntacyo bitwaye. Tuguhaye ikaze, urisanga ni mu rugo. Hanyuma ngira ngo nanibutsa abadukurikiye kuri Peace Joy TV gukora subscribe, share na comment, kuko ubu tuvugana tugiye gufata ijambo rya nyuma, cyangwa naryita gute ubundi nkawe niwo wanyunganira ukampa ijambo ryiza twakwita iri jambo rigiye umutsima y'inkomezi mu rugendo. Umutsima w'inkomezi. Inkomezi, donc ijambo rigukomeza, rikakukomeza, rikabana nawe. Turasoma urwandiko rwa Yakobo kugira ngo soze mitena nasenga. Nyuma ubwo abazanyenera muzashyireho nimero zanjye, bazampamagare cyangwa se nta kibazo. Yego. Hanyuma urwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7. Ndashaka kubwira abantu disi shingiye kuri ubu buhamya ikintu cyitwa kwihangana mu rugendo. Dusome urwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7. Haranditse ngo, nuko bene data mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. 11 ariho nsoreje, haravuze ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Amen. Reka dusengere muri iri jambo rivuze ngo mu buzima urimo ihangane. Birashoboka ko uri kurwana urugamba, muntu ukunda Peace Joy TV, ukaba ukurikirana ku munsi ku munsi. Uri muri Amerika, uri muri Afurika, uri mu Rwanda, aho uherereye hose, ngo usabe kugira amafaranga ni byiza, ariko ushobora kuririra mu mafaranga. Kugira ama etage ni byiza,
ariko ushobora kurira muri etaje kandi uyifite. Kubera ibigeragezo, twasomye Bibiliya iratubwira ngo ntabwo Imana yemera ko abantu bahora mu ntambara n'amarira, igeraho ikabagirira ibambe. Ariko iyi Mana yacu ijya igerageza kugira ngo irebe ko twihangana. Yesu nashimwe. Ndagira ngo ngusabe tunga kwihangana, indangagaciro. Niyo waba uri mu modokari, ari igihe rimwe nigeze kubona umuntu w'umukire wari uri muri vewiti, ari kugenda arira, ari muri vewiti. Bibaho akagenda arira muri vewiti. Naratekereza bati n'abantu bari muri vewiti bashobora kurira. Ubundi imodoka iryoha nimba ariko ariyo nzi wenda mbona igezweho, vewiti mba mbona ari imodoka pe. Ariko kuba uri muri vewiti ntibivuze ko utageragezwa cyangwa ngo urire. Ariko mu marira ufite ushobora gushaka umugore cyangwa ugashaka umugabo ukamara imyaka 3 n'itanu utarabyara. Aha naho ni ikigeragezo gikomeye. Reka ngusabe nkubwire ngo nubwo utarabyara, ihangane. Any day, anytime, God azaguha, Imana izaguha umwana. Kuko nanjye imyaka 5 umuntu wahoranye n'umugore, ibaza icyo kigeragezo. Ndihangana ndwana urugamba, nanga kumanura umukandara, nanga konesha. Ndivuga ngo Uwiteka sinzigera ngusebesha. Ariko hari abantu kwihangana bibananira, akabati ubwo umugabo ntaye reka nanjye nigendere, ubwo muye n'ibigeragezo reka nanjye njye kwirwanirira. Please ndagusabye bintwari b'umugabo nyamugabo. Yakobo yandikira uru rwandiko, yandika urwandiko avuga ngo nuko rero bene data mwihangane mugezeho umwami Yesu azazira. Kwihangana ntabwo ari uyu munsi. Biranashoboka ko umugabo yagukubita, ntusakuze ukihangana. Birashoboka ko amafaranga yayakura kuri konte yose akayavida, ugasigara ukanuye ukibaza ibyakubayeho bikagucanga. Reka nkubwire ngo wihangane. No mu kazi bakwirukana kandi utabuze ubwenge, mu gihe byose ubonye bigukomereyeho, ihangane. Yakobo baravuze ngo nuko rero bene data mwihangane mugezeho umwami Yesu azazira. Uru rugendo murwihanganiremo kuko inzira iragoye, inzira isaba kwihangana. Mbashimire rero kandi mbasabe, ijambo ratubwiye ngo mwibuke iki kintu. Umuntu wese utunze kwihangana, haleluya, umuntu utunze kwihangana muri we niwe mukire, niwe munyamahirwe, niwe muntu uzabaho neza. Umuntu wese uvuga ngo arashaka kuba umukire natunga impano yitwa kwihangana. Kuko impamvu yo kwihangana, ntabwo turagera mu ijuru turi ba marayika, biragusaba kwihangana nawe ukitwa umunyehirwe. Ndagira ngo dusenge. Sinzi nimba kameramana anyemereye tugasenga. Dusenge. Rwose niryo rwa dutegereje iryo jambo. Dutegereje umugisha wa nyuma. Yego. Urumva ko kwihangana ari ngombwa. Kuki kwihangana? Nuko Imana irebe ikabona ibigeragezo ntibiravaho, ntibizanavaho. Biragusaba gukiranuka kuzageza Yesu agarutse. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye ko ari we nyiri humure. Tugushimiye ko mva gusenga ko batagira shinge na rugero, kandi tunejejwe cyane n'uyu mwanya waduhaye. Ubu buhamya dutanze kuri Peace Joy TV, ndakwinginze ngo buzagera ahantu hose. Ndagusabye mwana, umuntu azabwumva azahindurwe nabwo. Mu izina rya Yesu ndasenza, sengeye ino channel, ino televiziyo, uyagure utanga umugisha. Abayikora ubaho umugisha, abakozi bawe ari ba cameraman baho umugisha. Haleluya. Kandi urambura ikiganza cyawe ugira ibintu hindura. Nizeye ko unyumvishije. Senge umuntu ari mu marira, senge umuntu afite ibibazo, senge abantu babuze akazi, senge umuntu abone yakwiyahura, nirukanye umwuka wo kwiyahura mu izina rya Yesu. Kubwo kutihangana kati kwa kinara Yesu, izi ngo ziri mu madengeka, izi ngo zirara zirwana, izi ngo zirara zisenya, zitungana mu izina rya Yesu. Nirukanye umwuka wa divorce mu bantu b'Imana kubwo kutihanganirana. Iyo umugabo yashatse aba yabaye umugabo, undi akaba umugore, nta mpamvu yo kudeforusa. Abapasiteri badusezanya bavuga ngo icyo Imana yafatanije ntakazagira ugitanya. Ariko kubera ibigeragezo byinshi turi kumva za divorce. Nirukanye divorce kuri iyi televiziyo, nituzumva abantu mu izina rya Yesu. Mana twirukanye uyu mwuka kati kwa jinara Yesu.
mu izina rya Yesu tusabye imbaraga z'Imana kugira ngo zirengere ingo, bubake ingo mwami, abakobwa n'abasore bubake ingo nabo ubacira inzira mu izina rya Yesu, abapfakaye ubahumurize, abibana ubahumurize, imfubyi n'abapfakare n'abapfakazi ubahumurize mu izina rya Yesu. Uyu muntu wari ugiye kuburana urubanza numuburanira urubanza, wari ugiye kwirukanwa mu kazi tumusubije mu kazi mu izina rya Yesu. Uyu muntu udafite urubyaro kuri iyi televiziyo natuye kubyara, sabye urubyaro mu izina rya Yesu, natuye imbaraga z'Imana, ndasenze mu kwizera. Mana yanjye, Mana ishobora byose, wankuye muri kuveze n'uriya mwana, ndagusabye mwami ngo gira ihumure mwami, tanga ihumure ku bantu bawe. Dusenge igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusabye amahoro mu izina rya Yesu. Dusengeye abari muri diaspora, nibahabwe umugisha n'Uwiteka kandi ubahe gukiranukira ahere n'ahatiherereye. Ndagusabye kugira ngo urengere isi mu izina rya Yesu, utanga amahoro mu isi kubera ko ari we nyiramahoro. Turagushimiye, tanga agakiza mu bantu batarakumenya. Nizeye ko unyumvishije, byose mbisenze nizeye izina rya Data wa twese mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Murakoze cyane, murakoze. Sinzi nimba hari ikindi navuga, ariko kandi soza birashoboka ko umuntu wenda yashobora kumvugisha. Kontakite zanjye ni 078 75 644 647. Yesu abaho umugisha. Astra Vista. Imana ibaho umugisha. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Urakoze cyane kandi wakoze ku kiganiro cyiza. Imana ikomeze duhana umugisha. Nongera kwibutsa abadukurikiye kuri Peace Joy TV gukora subscribe, share na comment. Murakoze cyane. Ciao nakagaruka kuri Peace Joy TV.